ni kuri Jado Creator TV, aho tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro bijyanye na mining cyangwa se business online. Ngiye kubereka undi mushinga aho winjiramo bakaguha USDA, ni coin, ni point zitwa USDA. Umunshya aha kuri Jado Creator TV yakora subscribe, agakora like, agakora share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikira. Ahangaha rero ngira ngo ndi kubona ko muri dashboard coin harimo USDA nka coin cyangwa se nka points mining muri no mining. No kuvuga ngo uwinjiramo ukiyandikisha. Iyi video iri bukuyobore akantu ku kandi uko uri bugende ubigenza akantu ku kandi. Abatazi mining ni uburyo ucukuramo amabuye, uburyo ucukuramo coin ukoresheje telefone yawe n'amayinite, ndetse wifashishije smartphone ndetse na internet. Ukifashisha telefone ndetse ugaspendinga umwanya wawe urimo ubikora. Ntabwo ariko upfa kubona coin uzibona ari uko wakoze sign in, uzibona ari uko winjiye muri application everyday, buri munsi cyangwa se amasaha aba yageze yo gukora iyo mining. Ngira ngo ahangaha muri kugenda mureba ukuntu ino coin iri kugenda yiconnecta. Aha rero winjiramo ugakonekta, wamara gukonekta ugahita utangira kumayininga. Izo mayininze ukazikorera claim. Murareba neza cyane uko umushinga ukorwa. Ni byiza cyane umushinga. Urumva USDT imwe ibyara USDA imwe itanga USDT imwe, kuvuga ngo ni rimwe kuri rimwe, ni stable coin. Iyi stable coin rero umushinga mwiza cyane uri gutrending, ndetse ahangaha si n'umushinga umwe tuba dufite gusa, ahubwo tugira na mining zitandukanye, mining zitandukanye nka Ruby, mining zitandukanye mbega ni imishinga itandukanye, ntabwo ari umushinga umwe gusa. Nabwiye ko kwinjira muri uyu mushinga nta mafaranga utanga, mining byonyine wifashishije smartphone, wifashishije amayinite yawe cyangwa se internet. Ni ukuvuga ngo rero aba ari akazi nk'akandi kose, nk'uko ubyuka ukajya guhinga, cyangwa se ukabyuka ukajya gucuruza, cyangwa se ukabyuka ukajya utwara ibinyabiziga. N'ahangaha rero ni umushinga ukorwa ku isaha, igihe ku gihe, kandi bigasaba gukora cyane. Ni ukuvuga ngo rero biba bisaba kwitanga, ugashyiramo imbaraga zose, ugakoresha ibishoboka byose kugira ngo ubashe kugira icyo winjiza. Ngira ngo rero muri kubona uburyo ki rwose uno mushinga ari mwiza. Uko mayininze rero baguha point, izo point zikakonvatwamo cyangwa se zigaswapingwamo USDA. USDA coin imwe ikaba ingana na USDT isanzwe.
ni ukuvuga ngo rero ukomeza ukora mining uko umunsi ishira, uko ugenda igihe kigenda kiza, uko ugenda umara igihe ukora mining niko point zawe zigenda zigwira, kugenda ukora mining niko point zawe zigenda zigwira. Ejo cyangwa ejo bundi umushinga wajya ku isoko ukaba ukuyemo amafaranga afatika. Rero mu joining, mu witabire rwose, mukore, ni mwiza cyane kandi rwose ufite imbaraga. Iyo umaze rero gukora kwinjiramo, ukora noneho amatasike atandukanye, ukajoininga link baba bakubwiye kujoininga, ari X, ariyo Twitter, ari Telegram, ari imbuga zabo nyine, ukazijoininga. Ubundi iyo umaze kwiyandikisha ukanda kuri start. Uko niko umushinga ugenda ukorwa. Iyi video rero iza kurangira, ndaza kubaha n'izindi link z'iyindi mishinga, si uyu mushinga gusa. Uyu mushinga wo uburyo ki uri bubone, bunyure kuri Chrome, ushyiremo wandikemo nyine rya jambo USDA mining, uraza guhita uwubona uriho kano karango kameze nk'ipfundo rinyuranyemo, ubundi uhite wiyandikisha mu wa mbere, nawe utangire kuwumayininga hakiri kare kugira ngo nawe ubashe kuba wakuramo ibiceri bitubutse. Mbibutse ko rwose izi business ni umushinga, ni akazi. Mining ni akazi nk'utundi tuzi twose, ni umushinga kandi mwiza, utanga coin. Izo coin ukaba wazivunjamo amafaranga, ukaba nawe wabasha kugira icyo uyamaze, cyangwa ukaba wabasha kugira icyo uyakoresha. Umuntu mushya rero kuri Jado Creator TV, nakore subscribe, akore like, akore share, atange comment ku yindi mishinga twabagezaho ubutaha. Narangiza avuge igitekerezo cye, atanga igitekerezo cye ku bijyanye n'uyu mushinga twarebye uyu munsi. Ubundi akaba yanatanga igitekerezo ku yindi mishinga twakoraho ubutaha, bityo tukagenda tuganira kandi tukagenda dusangira ibitekerezo gatanu ku kandi. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze kubarinda, ikomeze kubahaza uburame, kandi nkomeje gushimira cyane abantu bakomeje kudukurikira kuri no community yacu ahangaha kuri Jado Creator TV. Biba byiza rero iyo urebye video yose ukayirangiza, kuko nibwo umenya ngo ikiganiro cyari kimeze gute, cyangwa se icyo video yashakaga kutubwira ni iki. Biba byiza rero iyo ukoze iyo bwabaga ukareba video yose, ukemera ukigomwa umwanya wawe, ugatanga umwanya wawe ukareba video yose kugira ngo usobanukirwe neza, kandi ntukajye winjira mu mushinga utabanje kureba video neza, kuko iyo urebye video neza winjira mu mushinga neza nta kosa ribayeho,
bityo ukaba wabasha kubona ibiceri neza cyane.